Dukomeje urugendo rwacu rwo gufungura YouTube channel ihemba hano mu Rwanda, nawe ugatangira ukinjiza akayabo k'amadolari kavuye kuri YouTube. Gucreatinga YouTube byonyine bikagutunga. Hari ikibazo ubura ubutabasha gusobanukirwa ukuntu YouTube ihemba, ariko menya yuko ihemba amafaranga atagira ingano. Muri video yatambutse hano kuri iyi channel yitwa Channel of Rwanda TV, urabona yuko iyi channel turimo turaza kwigisha abanyarwanda bose, ndetse waba uri umubyeyi, waba uwari we wese ufite impano cyangwa ushaka kugira icyo ugaragariza abanyarwanda cyangwa kwigisha abantu, ukaza ugatanga iyo content abantu bakagukunda, nawe ukinjiza akayabo k'amadolari hano kuri YouTube. Menya yuko ibi bintu bimaze gutunga abanyarwanda benshi cyane. Nawe uyu munsi rero byaguhindura ubuzima. Niba warabuze ikintu ukora ukaba wumva, cyangwa ukaba ufite ikintu ukora ariko ukaba ushaka kugira yandi mafaranga y'inyongera, ndetse nako kazi waba urimo wakareka ariko ukaza hano kuri YouTube, menya yuko YouTube itanga amafaranga menshi atagira ingano. Hanyuma rero muri video yatambutse twabonye uburyo ki wafungura YouTube channel ihemba mu Rwanda. Tubona ukuntu ufungurira application kuri YouTube, hanyuma ugahita uza ugafungura ikitwa channel keyword, channel settings zose ukazifungura. Hanyuma nabetse yuko channel history yafungutse kuri bano ba subscribers uri kubona hano, abo twabanye muri video yatambutse warayibonye. Niba uri mushya ukaba aribwo ubonye kuri iyi video yacu, uze kunyaruka nayo uyirebe. Ikindi kandi kanda subscribe niba uri interested, ukaba ushaka kubyaza umusaruro impano yawe, cyangwa hari icyo ushaka kugaragariza abanyarwanda. Hari ibyo ushaka gufungura international TikTok, ukaba ushaka gufungura YouTube channel ikaba yaguhemba mu gihe gito cyane. Ndi hano nka Kareste Mutabazi kugira ngo tuze kubana. Aravuga yuko nasize channel yitwa Ikizamini TV, ariko ntago nayiretse, ahubwo nje no kubigisha uburyo ki bira bintu nabonye ku Kizamini TV. Murabizi ko nabaye monetize mu kwezi kumwe, nayimaze kugira abasubscribers 12,000 n'amasaha yo narayarengeje, hanyuma mbambaye monetize, nanjye nangira gufata amafaranga nk'abandi. Avuga rero iyi mpano cyangwa iki kintu kidasanzwe ntago nakihererana, reka ndeke kugira inda y'umujinya, namwe nze mbibereke ubyaza umusaruro iyi YouTube channel. Hanyuma abo twabanye muri video yatambutse twabonye uburyo ki wafungura YouTube channel. Uyu munsi naho mbafitiye akantu k'ubwenge, ariko nje kubabwira nakitwa uyu munsi noneho mbafitiye akantu k'ubwenge, ariko nje kubabwira uyu munsi. Reka mfate telefone mbibereke tujyane step by step. Hanyuma abo twabanye murabizi cyane ni ikitwa channel customization. Iyi channel customization nayo wayifungura kuri YouTube channel yawe, ukabona amasaha mu gihe gito cyane, ukabona abasubscribers mu gihe gito cyane. Menya yuko YouTube ubu byaroroshye kubasabu 500 n'amasaha 3,000 uba wabasha kuba monetize, ariko yitwa partial monetize. Ku masaha 4,000 n'abasubscribers 1,000 ukaba waba monetize iri permanent. Nawe ukinjira muri YouTube partner program, nawe ukaba umukire ukinjiza amadolari hano kuri YouTube. Hanyuma rero nje kubikwereka kugira ngo twe kubyihererana, nawe iyo nkuru nziza ikugereho, tubane umunsi ku munsi. Rero niba ari uri tayari ufite gahunda, twagiye. Reba niba wamaze gukanda subscribe, ufungure inzogera, kandi iyi ni channel ije kugushyigikira. Niba utarabikoze, ubwo niyo video yacu ya nyuma ubonye ntago uzongera kuyibona. Hanyuma tuza hano kuri customization, channel customization ukuyibona neza cyane. Uhita utungukira ku cyitwa profile. Icyitwa profile ugahita nicyo uhita utungukiraho. Iyi profile uhituza hano, ndajya mbanze nkabereke neza kugira ngo uze kukabona. Hari akangaka yitwa profile. Ubwo ntago turi gukora kuri YouTube application, ahubwo tuza hano muri Chrome, tugahita dusacingamo ya magambo yitwa YouTube. Usacingamo muri Chrome yawe, usacingamo studio.youtube.com/ ukandikaho channel. Uri kwibona hano munsi yuko ariyo magambo ari muri search y'ikitwa Chrome cyangwa browser. Shobora kuba ari ukoresha izindi browser zitandukanye n'izacu, ariko koresha Chrome kugira ngo twihute twe gutinde ko muri telefone zose Chrome ndakeka irimo. Hanyuma urangije utungukira kuri channel. Yutungukiye kuri iyi channel, channel dashboard. Iyi channel dashboard dore murabona yuko ari yitwa Channel of Rwanda TV. Hanyuma tatuzana tumanuka kuri kano kantu akangaka, kano niko kitwa customization. Akangaka muri kukabona neza cyane, uhita tugakandaho. Iyo tumaze kugakandaho rero tatutungukira hano handitse
channel customization. Iyi channel customization nyango ufungure kuko ntabwo ari gihe ujya wibaza ukuntu umuntu yujuje abasubscribers mu minsi ngahe akuza abasubscribers 1000 hanyuma amasaha akaba ruzuye akaba monetize ariko aba ari umuntu wahasorinze nk'imyaka 2 yose ataraba monetize. Urumva ni ikibazo. Hanyuma rero ngenje kubikwereka ndeke kuguhisha amabanga aba content creator bakunda gukora yo kuyishanya utuntu tw'ubwenye ukagira ngo nese kuba ayanjye ntago tuyagabana n'ubundi abarayanjye ahubwo reka mwigishe uburyo ki wakwikorera ku yawe hatazagira n'unyiba. Ariko nyine karagaciyemo ntago mbisi bisambo sibyo. Ndi umuntu ukunda gutebya cyane rero reka twihute. Hanyuma tuhita tuzana muri channel customization. Urabona kano kantu kitwa profile dore ngaka kano kitwa profile aka kitwa profile rero akangaka ndabona ko mbona internet siri kugenda gake ako nacyo customization ndajya mbigusobanure neza mu twabanye muri video yatambutse. Hano hari kitwa profile, hari kitwa hejuru, hari kitwa banner, musari picture, musari name, hari handle, hari description. Yes, ibi byose nje kubikwereka hanyuma rero reka nsubire inyuma ndabona connection ije kugira ngo mbibereke neza. Hanyuma rero uze ku liking iyi video niba ubona yuko iyi video hari ikintu ije kwigisha abanyarwanda. Niba uri umubyeyi, niba uri umwana, niba warangije secondaire, niba utarayirangiza, niba utarize, nawe hari content wakora ukabyaza umusaruro izi mbuga nkoranyambaga nka YouTube, TikTok ndetse n'ama website kuko beshi tubana kuri channel nzabigisha uburyo ki wafungura settings zose, ukuntu wakora website, ukuntu wakora application. Ibyo byose nze kubikwereka nabyo kuhishanya amabanga hano tubwizanya ukuri kandi ukakumenya. Hanyuma kuri channel customization connection iri kundaburiza kandi nje kubigisha akantu k'ubwenge kadasanzwe. Customization ye baba we ariko reka ngerageze guhigisha rezo cyane umuntu uri kumamagariramo. Reka ngerageje guhigisha rezo mwihangane. Hanyuma gukora abantu nyine babona iyi connection yanze bagahita bigendera nyine bakivumbura tu ariko ntago biba ari byiza cyane. Hanyuma dete tuzano muri customization njya kubona yuko hano muri customization murabona yuko hano hari ikitwa profile. Hano kuri profile hano murabona yuko ari ikitwa banner image ni kara kantu kari inyuma kari muri screen y'inyuma murakabona. Hanyuma hano hakaza ikitwa picture ubwo ni logo ya channel. Njya muri ko logo ya channel ari Channel of Rwanda TV uri kubona yuko ariko bimeze. Hanyuma muri customization ugaceka abona yuko izina ryitwa Channel of Rwanda TV hanyuma bitewe nawe n'izina rya content yawe cyangwa rya channel yawe ugahita ubishyiraho vuba. Hanyuma iyo urangije hando twabonye yuko igomba kubisa n'izina rya channel na description murabona yuko ari ya yindi nta cyahindutse. Hanyuma hano uhita uzana handitse kitwa channel URL. Hano channel URL hanyuma ugetushyiramo email. Hanyuma hano hasi tubana ku kitwa video watermark. Video watermark rero murasanga abantu hano nta kintu kiriho. Ahangaha murasanga nta kintu kiriho ahangaha kuri video watermark. Urasanga nta kintu kiriho nyine na logo ya channel yawe iriho. Ikintu bikore rero uhita uzano kuri video watermark uhita ukanda hano handitse ngo upload. Ubona hano handitse upload ngiye handitse change na remove nyine. Wowe usanga hano handitse upload ugahita kuri upload warangizwe duhitamo kano kanditse entire video. Hano kitwa entire video yotamaka byibuze YouTube igerageza kudisplayinga logo yawe kugira ngo abantu bagukandire subscribe. Hanyuma iyo umaze kubigenza uko nguko ni kwa kundi umuntu usanga YouTube nyine ibwira umuntu ukanda subscribe. Hanyuma rero niturangiza mu yindi video tuzakurikizaho niturangiza customization mu yindi video zakurikizaho nzabere kuryo ki wategeka YouTube kukwamamariza video zawe. Hanyuma tuzano urabona ko profile ni biriya. Hanyuma tugiye kuzano hano handitse home tab. Hano handitse home tab uri kuhabona neza cyane dore ngaha hano handitse home tab. Hanyuma handitse home tab uhita uza ugahita ukandaho yukanze tutungu cyano hitwa muraza gusanga abantu heshi kano kantu ko ku ruhande gafunze akangaka. Abantu benshi muraza gusanga kano kantu gafunze akangaka
muraza gusanga gafunze. Rero niba gafunze icyo gihe niyo mpamvu video zawe zitarenga umutaro, nibwo uzasanga views ari 2, 1, 3, ugasanga views na views ufite kandi wakoresheje ibishoboka byose ugakora video imeze neza. Hanyuma kano kantu iyo katafungutse menya yuko video zawe ntago zijya zirenga umutaro. Hanyuma rero niryo bango nenje kubibira muri iyi channel customization kugira ngo nawe urimenye. Hanyuma uraza gusanga kano kantu gafunze. Dore ukuntu biri buze kuba bimeze. Birabimeze uko nguko. Niba bimeze uko nguko uhita hano ugakanda kano kari hirya ya home tab. Uhita ugakandaho, numara kugakandaho uhitega ugafungura. Iyo ugafunguye uhita ugakanda hano handitse add section, munsi yaho urakabona. Uhita ukanda kuri kano kantu kanditse add section ugakandeho, hanyuma urebe ubuntu ugomba gufungura. Iyo usanze channel trailer urayifungura ugacikanaho kuri spotlight cyangwa for returning subscribers, for you, video, popular video, short na collaboration ndetse na live. Ushaka ufungura ibyo byonyine. Ese bino bintu biba bimaze iki? Ibintu byitwa channel trailer. I channel trailer byivuze ni cya gihe ukora video hanyuma wayishyira muri iyi channel trailer abantu batakanze subscribe kuri channel yawe bakaba ari bwo bwa mbere babona iyo video kuri channel yawe. Icyo gihe rero kugira ngo ufate video ushyira kuri channel trailer nugomba gufata video nziza izabasa ku inspiringa abantu, nurangiza uba ari ugira channel trailer. Video uzumva izatuma abantu benshi bakanda subscribe kuri channel yawe niyo ushyira hano kuri channel trailer. Hanyuma hari yitwa ngo spotlight. Iyi spotlight kano ka kabiri nako kagafungura. Ushyiraho video, ndazakwereka uburyo ki uyishyiraho, hanyuma ushyiraho video izatuma abantu bakanze subscribe bongera bakagaruka kureba video yawe. Mbese uyitiramo abantu bawe, audience yawe uyitiramo. Ati abantu batakaze subscribe byibuze barebe iyi ngiyi bwa mbere, abakaze subscribe nabo barebe iyi ngiyi bwa mbere, ukabahitiramo. Niko bigenda rero. Hano kuri channel trailer ndetse na spotlight cyangwa byitwa ngo for returning subscribers, ni video y'abagaruka kureba channel yawe cyangwa abantu bakanze subscribe bakongera bakagaruka, niyo basanga nyine kuri page ya application ya YouTube. Hari ukuntu ufungura YouTube video geta yitambika imbere ukaba ari utangira kureba rero. Urugero ne bariyo na ku muntu uzakana subscribe agafungura inzogera ninza na uploading aho video, hari video yanyu uzajya uhitubona wo bwa mbere bitewe n'ikintu ije kukwigisha gishya uwo munsi, ariko mba nabikora no muri channel customization. Hanyuma iyi for you nayo igomba kuba yafungutse. Hanyuma iyo ibyo ngibyo ubirangije uhita uzugakanda hano hejuru handitse publish. Hanyuma rero imaze ukanda publish biba byoroshye cyane. Ubwo mu yindi video ikintu nzakora nzaza mbere kuryo ki wafata video ukayishyira muri channel trailer, indi ukayishyira muri channel customization. Hanyuma iyo maze kugenda uko nguko byibuze nibwo uzagenda ubona video zawe ukora zijya viral, ukabona kugira views, ukabona uri muragira abasubscribers mu gihe gito n'amasaha bigahita biziramo, ugahita ubona monetize. Hano ni kuri channel of Rwanda TV, channel yigisha abantu mu kuzamura izi mbuga nkoranyambaga, international TikTok, YouTube, gukora website nabyo tuzabirebaho bitewe n'umubare w'abanyeshuri dushaka. Hanyuma gukora ama application nabyo turabizi cyane kuko uwo tuzabana uri interested utarambirwa, ibyo byose azagenda yibonera kuri iyi channel. Hanyuma iyi ya channel customization uburyo ki wayifungura nawe muri application yawe yifungure. Kandi niba utarafunga YouTube channel urebe video yatambutse uburyo ki wafungura YouTube channel ihemba mu Rwanda, ushaka ko warayifunguye ariko wayifunga ukabona na views ugira, uragira 2 imwe zingayo, ibyo nta kintu byakumarira, bituma usanga urimo utumwanya wawe wubusa. Rero bikore kinyamwuga aribyo nje kubereka no kuri iyi channel. Hanyuma reka tuze kubana mbere ku buryo ki mu yindi video mbere uburyo ki wafata video ukayigira channel trailer. Ubwo ni video izamamaza channel yawe, abantu batakaze subscribe bagahita bayikanda. Ndetse n'iyindi video yitwa ngo spotlight. Iyo spotlight niyo ituma abantu bakaze subscribe bagaruka bakongera bakayikandaho. Reka tuze guhura mu kanya rero tureba uburyo ki byo bintu bikorwa. Rero amasaha yo kwa uploadinga kuri iyi channel, amasaha yo kwa uploadinga abantu benshi bakunda kubimbaza, ni kwa uploadinga kuri iyi channel ni saa 11.
za mu gitondo na saa 11 za nimugoroba. Ku muntu rero ufite gahunda naze tubane mbere ku buryo ki wabyaza umusaruro izi mbuga nkoranyambaga. Bye bye, nge ni Callixte Mutabazi, dukomeze kubana no kuri yacu no yitwa Ikizamini. Ndabakunda cyane.